azwi ku izina rya Dogiteri Nsabi bitewe no gukina comedy cinema gusetsa abantu mu buryo butandukanye. Ababyeyi be bamwise izina rimwe ari ryo Nsabimana, biza kurangira yise Eric ariko yari yabuze uko agira. Yise mushiki we izina ryiwe rya kabiri ndetse na murumuna we izina ryiwe rya kabiri. Byagenze gute? Iwabo baryaga rimwe ku munsi, byari bigoye, byari bibabaje, gusa ntibyatumye ataba icyamamare bitewe naho yavukiye. Channel ni Hozaho TV. Azwi nka Dogiteri Nsabi, yamenyekanye mu ikipe ya Kiramani cyangwa se timu Kiramani irimo Mitsutsu, Nyambo Jessica ndetse n'abandi batandukanye. Nsabimana Eric avuka mu 1999, avuka Musanze ahitwa mu Bibereshi rya kane. Avuka mu muryango w'abana 4, iwabo bajya kumwita izina bamwise Nsabimana kugira ngo rero yiyite Eric, byatewe nuko baje kubarura bashaka gushyira abaturage mu irangamimerere, bamubaza bagasanga afite izina rimwe, babaza mushiki we mukuru nawe bagasanga nawe afite izina rimwe, ndetse na murumuna we iwabo bari baramwise izina rimwe. Dogiteri Nsabi avuga ko kugira ngo iwabo babita amazina amwe cyangwa se buri muntu bamuhereza izina rimwe, avuga ko ababyeyi be bari uko batabitagaho, niba bamenye ugasanga ubuzima buragoye. Icyo gihe rero bahisemo kwita amazina ariho yise Eric ndetse na mushiki we Ernestina ndetse na murumuna we amwita Elia, petit frère wiwe. Dogiteri Nsabi yatangiye kwiga primary ubwo yari afite imyaka 7, atangirira ahitwa Mubona Primary School. Aho ngaho ntabwo yahatinze kuko ahise ahava yimukira ku kindi kigo cya primary cyari cyegera aho yari atuye cyitwaga Bwuzuri Primary School. Aho ngaho no hari Musanze. Aha ngaha yarahize aranahakomereza kugeza P6, aza no kwagirira umugisha arahatsindira. Gusa mu kwatsindira bitewe n'ubushobozi wabo bari bafite ntabwo yagomba kujya kwiga boarding, ahubwo byabaye ngombwa yuko akomeza n'ubundi 9 akajya gukomereza mu segonderi. Avuga ko iwabo nta bushobozi bari bafite bwo kuba yajya kwiga boarding, aricyo cyatumye bamuzana 9. Dogiteri Nsabi aho ngaho muri 9 yize ku kigo cyitwaga ku Karinzi Secondary School. Aha ngaha yarahize, gusa yaje kwava ajya ku kigo cyitwaga GS Muhoza, ari naho yakomereje ahiga ishami rya MCB, ahasoreza 2019, gusa ntabwo yigize abona amanota amwemerera kujya kaminuza, yahabonye diplome gusa. Dogiteri Nsabi akiga n'ubundi yari afitemo impano zitandukanye, yasetsaga abantu, yari azi gushushanya, yari azi kuririmba, yakoraga ibyo bita acrobatic cyangwa se ubukorobasi, ibintu by'amafurika by'amasiporo. Dogiteri Nsabi avuga ko urugero rwo gutangira gusetsa abantu rwaturutse ku buribwe yagiraga bitewe na famiye yiwe, bitewe n'ubuzima bakuriyemo, nko kuba iwabo bararyaga rimwe. Aha ngaha bigaterwa n'uko ise yabaga yagiye ku kazi ndetse na mama we yagiye ku kazi. Mu gihe barimo bararya nka nimugoroba, ise akababwira uti mugomba kurya mukizigamira ibyo muzarya ejo kuko ntabwo tuzaba duhari. Aha ngaha rero baryaga ibyo baraje bakabyirirwa kugeza ubwo ababyeyi babo bagarutse bakongera kujya guhaha bagateka. Ise yakoraga akazi k'ubufundi naho mama we yateraga amarange. Ubwo buzima rero Dogiteri Nsabi yakuriyemo bwo kuba nta biryo yabonaga bihagije, bw'inzara, agahinda kenshi, kutiga neza kandi no kutigaho yashakaga, byose rero abishyize hamwe asanga icyabikemura ari ugutangira kujya aseka kandi agasetsa n'abantu. Niko kuba yarinjiye muri comedy rero atangira gukora amakomedi atandukanye. Aha ngaha yatangiye gukora comedy ubwo ari 2016, abari bwo atangira gusetsa abantu. Aha ngaha byari mu kigo yigagamo rero cya GS Muhoza, abariho atangirira kariyeri yiwe yo gusetsa abantu. Aha ngaha rero abantu baramukundaga kuko byagiraga ngo mu gusetsa, mu gukina comedy bagasanga n'uwa mbere arasetsa, bajya mu kuririmba naho bagasanga ararenze, gushusha
gushushanya naho bagasanga ariyo. Ibyo ngibyo rero byatumye Nsabi atangira kwihebera komedi, atangira kumva yuko yakina komedi. Akimara gusoza rero senior 6 ahagana 2019, Dogiteri Nsabi yaratekereje aravuga uti ese niki nakora kikampereza amafaranga, ese najya mu bufundi, ese nashushanya wapi, ese naririmba, uti nabyo nago byampereza amafaranga yo nakifuza, yo nashaka, usibye ko mu mafaranga make make yo kuba wenda natunga umuryango wanjye cyangwa se natunga umugore nzaba narashatse ndetse n'abana. Icyo gihe rero yaravuze uti ikintu cyazamo amafaranga ni komedi. Niko gutangira rero gushora ibyo byose muri komedi, yihebera kuba yakina komedi. Ahangaha rero akaba yaraje gutangirana n'ikipe babanaga, n'ikipe yarimo abasore b'inshuti ziwe muri karitsiye yabagamo ya Musanze. Byari bigoye rero n'ikipe yiwe kuba bakina komedi, cyane ko batiraga ibintu bigendanye na kamera, bagakodesha kamera, bakikusanya bagahuza amafaranga ngo barebe yuko byavamo. Ahangaha rero byabatwaye imyaka igera kuri 2 yose bakina komedi, bitoza gukina komedi, aho bagendaga bitoza ibintu bigiye bitandukanye, bagakoresha kamera, umunsi umwe bayibura, ejo bagakoresha telefone, gutyo gutyo ntibacike intege, bagenda bazamuka gake gake. Yakoranaga rero n'uwitwa Bija ndetse na bagenzi be bandi bagiye batandukanye. Ahangaha rero avuga yuko video bakoraga na views babonaga naki, gusa bakomezaga kwiherenga nkaho bakoraga video imwe bakabona views vyibuza 100 kuri iyo video mu mezi agera kuri 3. Ibaze gukora video ikagera views 100 kuri YouTube channel mu mezi 3. Nsabi rero avuga ko nta cyizere, nta kuntu yumvaga bazatera imbere, naho yumvaga ngo bazagera, bitewe n'ibyabonaga, bitewe n'imbaraga bashyiraga mu bintu, ariko bikanga gutanga umusaruro nk'uko babaga babyifuza. Twose cyane rero Dogiteri Nsabi yaje guhura n'uwitwa Danizo nawe kina komedi, batangira gukorana, gusa nawe ntabwo bakoranye igihe kinini, bakoranye igihe gitoya, bagezeho barabiparika bitewe no guhura kwabo kwabaga kugoranye. Umwe ari kuva mu Musanze, undi ari kuva mu kandi gace, shoot yabaga ari ikibazo. Ahangaha rero baje kugira gutya, baba babiparitse, baba bahagaritse. Nsabi rero ntabwo yacitse intege na timu yewe, bakomeje gukora uko bwije nuko bukeye, ibintu bitangira gucamo gake gake. Gusa kugira ngo bicemo noneho byatari bamenyekane, nuko Nsabi uwitwa Kiraman yaramwandikiye kuri Instagram amusaba yuko bazatangira gukorana, amubwira ko akunda komedi ziwe akina. Dogiteri Nsabi nawe amubwira yuko nawe akunda ibyo Kiramani akina, niko guhana gahunda, bavuga yuko bazakora video imwe, babona birya bagakomeza. Ahangaha rero ntago byaje gutinda, Nsabi yaje guhura na Kiramani, batangira gukorana video rero mu buryo bugiye butandukanye. Ahangaha video ya mbere bakoze rero yaratrendinze, babona yuko byose bishoboka, niko kuguma bakorana kugeza saha izi ngizi. Video zabo rero zaramenyekanye kugeza kuri ubu ngubu, akaba ari amwe mu mashusho cyangwa se muri video zikunzwe hano mu Rwanda. Video bagenda bakorana zitandukanye, aho bagiye bazita Big Mind Comedy ndetse n'izindi batangira gukora kuri channel ya Kiramani mbere yuko bafungura indi. Aho rero Dogiteri Nsabi kugeza kuri ubu akorera kuri Irebero TV, akaba ari YouTube channel yiwe yazamukanyeho na bagenzi biwe kuva Musanze bagenda biheringa, akurikirwa n'ibihumbi 29 birengaho kuri Instagram. YouTube channel yabo ikaba imaze gukurikirwa n'abarenga ibihumbi 77. Nyamara twibukiranye batangiye ibintu byanga, nta views babona, gusa kuri ubu ngubu ibintu byagezaho birakunda, byose nkubwira ngo birashoboka. Dogiteri Nsabi from Musanze to Kigali ubu ngubu
n'urucabana buri wese amaze kumenya Dogiteri Nsabi. Uwihorera mu ikote rero rimwe, karuvati imwe, ipantaro imwe, atari ukubera yuko abuze icyo kwambara, ahubwo ari brand, ari izina ashaka gukuza, ari ukugira ngo azamuke, amenyekane, akomeze yamamare, agere hirya yifuza kore cyane. iyi YouTube channel ni Hozo TV, kanda subscribe tujye tubana umunsi kundi. I love you so much everywhere you are.